nongeye kubasuhuza amahoro y'Imana. Shalom shalom bene data bakunda muri mwese. Nongeye kuvuga ati Yesu Kristo umwami w'ibihe byose nashimwe. Tongeye guhura kuno munsi mwiza tariki 12 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Tucyari mu ntangiriro z'umwaka ko iyi ni weekend ya kabiri twaje kugeraho y'umwaka wa 2025. Ngira ngo dukomeze kuganira cyacu Yesu Kristo umwami w'ibihe byose, ukuntu akomeza kubana natwe atugira neza muri byinshi tubamo mu buzima, ariko tukiringira ko ari we mutabazi w'ibihe byose ujye uturinda amanywa na nijoro kubw'amasezerano ye. Ariko mbere ko tutangira reka dusenge, twarisengesho natwe twakataje gusenga. Mwami Yesu wera nyingabo gitari gikomeye bwirikirwa muhanga, tongeye kuzibera muri kano kanya dushima izina ryawe. Twagushima ukomeje kubana natwe, ukomeze kuturinda turakurindwa. Mwami turana abantu tukamenya amaso, tugucumura isegonda ku isegonda, ariko kubwineza yawe n'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe ukatubabarira ukatweza ukadutunganya. Tugereza muri kano kanya gato tugiye kumara twungurana ibitekerezo ku ijambo ryawe, kugira mwami turashaka ku maso kugendana no gusinda. Twizeye komeza kwa natwe kandi tugira neza ku bwawe n'imbabazi, mu izina rya Yesu Kristo tuombe ku musaraba w'Igorogota. Sinari komeye twambaza twizeye, amen. Nkuko babwiye rero tugiye komeza kandi cyo nabwiye ko tugiye komeza uno mwaka. Ubushize ejo bundi twabonye ikijyanye n'amasezerano. Mwene data mu mibereho yawe ugiye wibuka ko uri ku masezerano, ntabwo babwikintu na kimwe cyose ugomba kugira, kuko isezerano ry'Imana irahari ritubaho uko bukiye ko bwije. Ntukagire ubwoba bw'ibyo tunyuramo, biba ari biturusha gusa, ariko umwami wacu Yesu Kristo aratsinze ajya abana natwe ibihe byose. Uno munsi shaka dutsangire amagambo make ajyanye n'igihe. Kubera bushize twabonye by'amasezerano, shaka turebe ikintu gito cyane. Iyo uri mu bihe ushaka ubufasha ku Mana, icyo ugomba gukora, kuko mu minsi iri imbere tujya dutanga ubuhamya bw'iby'Imana ikora, ko turabifite byinshi. Tubereho ko Imana ikora mu buzima bwacu, mu mibereho yacu buri munsi. Iyo ushaka ubufasha, ikintu cyose ushaka ubufasha mwene data, ujye ubanza wumve ko Imana ariyo nkuru ugomba gushaka ubufasha mbere y'ibindi byose, kuko ntacyo dushaka kwigezaho tutishize mu maboko y'Imana. Ibane natwe itugirire neza. Nkuko navuze ko n'amagambo make, ntabwo tujya dufata umwanya munini, kuko nta mpamvu, kuko kuvuga byinshi nta mumaro, ariko ijambo rito gusa rirashobora kudufasha kumenya uburyo tugomba kugenda, kuko riratwubaka. Nubwo wa murongo umwe urashobora kubaka ukanyubaka ukatwubaka muri rusange ukatugeza kubikomeye. Tugiye kureba ikintu ko dufite isezerano, ariko ikintu cya mbere mu mibereho yacu tujyamo tugomba kubaza kumenya ko ikintu cyitwa forgiveness. Niba ushaka icyo kubabarirwa, ubutabazi bwo kubabarirwa ibyo wakoze ugira ubuntu kujya mu Mana, ugomba kubanza ukiyeza ukajya mu Mana uri umuntu utunganye wegeranye n'Imana. Reka tuye ijambo rito ryanditse hano muri Zaburi ya 5. Iyo Zaburi ya 5 kenshi uri mu bihe by'ibibazo ushaka ubufasha, wajya muri Zaburi ya 5 ushaka isoma yose, yagufasha kuko niho tubona ubutabazi kugira twigane n'Imana. Iyi Zaburi murazi ko igabanijemo ibice 5. Ntekereza ko abantu benshi barabizi, ntabwo twabijyamo ngo tubisobanure mu byo bwinshi ko tujye kubirambuye cyane, ariko kimwe gusa reka dusome mu izina rya Yesu. Zaburi ya 5 dusome kuva ku murongo wa mbere. Uwiteka tegera ugutwi amagambo yanjye, ita ku byo nibwira. Mwami wanjye, Mana yanjye, cyariza ugutwi ijwi ryanjye, ngutakira kuko ari wowe nsenga. Uwiteka mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye, mu gitondo nzajya nerekeza gusega kwanjye kuri wowe, mbe maso ntegereje. Amen. No kuvuga ko igihe cyose banza usabasha umenye ko ibintu byose ugomba kubyerekeza ku
kuwiteka Imana ikabana nawe. Ngo Uwiteka tegera ugutwi amagambo yanjye. Ukinginga Imana, ukayeza, ukajya imbere y'Imana ugira uyisabe amagambo. Ibyo ugiye gusaba ubanze uyegere, wumve ko iri bukwakire, kuko utunganye muri yo, uri imbere yayo, umeze uko Imana ishaka. Umeze uko Imana ishaka. Tegera ugutwi amagambo yanjye. Ita ku byo nibwira. Imana yite, kugira Imana ibone uko yita ku byawe, ariko biri mu kuri. Usabe, Imana izabiguha. Niyo mpamvu dufite ijambo ry'Imana tubwira ngo hari abantu bajya basaba gasaba nabi, kubera ko batagiye mu bihe babanze bamenye icyo bagomba gusaba Imana mu gihe gikwiriye. Amen. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ngo mwami wanjye, Mana yanjye. Wumve ni Imana yawe ikaba n'umwami wawe. Amen. Ngo kandi tyariza ugutwi ijwi ryanjye, ngutakira. Tyariza ugutwi ijwi ryanjye, kugira ngo uyinginge ugutwi kwayo. Gutyare, gutyaze, yumve ijwi ryawe yitakira uri muyinginga. Imana uyitakira uyinginge, iragufasha. Ngo kuko ari wowe nsenga. Imana ibonye ko ariyo witayeho yonyine, uyihe umuhanya mu bintu byawe, ukayisaba, Imana kuba hafi. Ngo Uwiteka mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye. Mu gitondo iyo ubyutse, ahubwo sawa wibuka no gusenga Imana, ugashimira Imana kubyutsa amahoro. Icyo nicyo kintu cya mbere umwana w'umuntu akagombye kubanza gukora mu bintu byose. Iyo ubyutse ugashima Imana, ijwi ryari kumvikana. Ngo kuko wowe ngo mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe, mbe maso ntegereje. Ibe maso utegereje icyo wasabye Imana. Amen. Ku murongo wa 4, kuko utari Imana y'intambira kibi, umunyangeso mbi ntazabi wawe. Abibone ntibazahagarara mu maso yawe. Wanga inkozi z'ibibi zose. Amen. Amen. Kuko utari Imana y'intambira kibi. Imana yacu, mwene data, aho uri hose, uko bimeze kose, Imana yacu ifashe mu bihe, ukajya mu bihe byiza ukegera Imana. Imana yacu ntabwo ari intambira kibi, kandi ntigigire ingeso mbi. Amen. Banza urebe umwanya ugiye gufata, ubanye no kugomba kwitegura, ugahagarara, ukajya mu bushake bw'Imana, ugasaba Imana kugira igufashe, Imana ikugire neza. Wumve ko Imana yacu ntabwo ari intambira kibi. Imana yacu ntabwo ari intambira kibi, ni Imana igira neza, ni Imana yuzuye ubuntu n'imbabazi, ni Imana y'urukundo. Yumva, urazi ko yise amazina menshi. Ndi uwo ndiwe, ndi Imana idahemuka, ndi Elohimu, ndi Shaddai. Ibyo byose n'amazina Imana yagiye yita ubwayo. Nubwo tuzi Imana ko ari Yehova, ariko yagiye yita andi mazina kubw'ubumana bwayo, uko ikora n'uko ikora umwana w'umuntu, ukayambaza uko wumva ubyumva. Amen. Ariko icyo ukwiye kumenya, ijambo yatubwiye ngo ntabwo ari Imana yacu ntabwo ari intambira kibi. Nuyinginga izabana nawe, izagufasha. Nuyinginga ukayiyambaza muri byinshi, mu byawe byose, ukumva ko ushaka kubana nayo, ukabana nayo, Imana izakwegera, ibane nawe, ikugirira ibambe mwene data, kugira ngo uyubahe, uyitangire ishimwe, uyishimire, uvuge ibyayo, uvuge ibitangaza ikora, kuko wayegereye, uri mu mwanya mwiza, ikagukorera ibitangaza bikomeye. Amen. Haleluya. Imana yacu ihabwe icyubahiro. No kuvuga ko muri icyo gihe iyo umaze kuya mw'iryo bihe, katonde murongo muri Zaburi 9, na inyuma gato page y'inyuma, iyo ikoze iki mu gihe ushaka uburinzi. Iyo ushaka uburinzi, gutuva ku ibyo bintu bibiri uno munsi, ushaka imbabazi ku Mana, ushaka uburinzi. Tubonye bwa mbere ni ushaka imbabazi, ukuntu wegereza Imana, ukamenya ko Imana atari intambira kibi. Nuyegera ugiye kwisaba imbabazi n'ibyo ushaka byose, izabikora. Menye ko Imana yacu ntabwo ari intambira kibi, kandi ntabwo igira ingeso mbi.
iyo ushaka rero ubutabazi ugashaka uburinzi, jya hano muri Zaburi ya 9 wumva uko ijambo ry'Imana rikubwira, uko ijambo ry'Imana rimbwira, uko ijambo ry'Imana ritubwira. Imana iravuga ngo ndashimisha Uwiteka umutima wanjye wose, ndatekereza abantu imirimo yawe yose itangaza. Ndakunezererwa, ndakwishimira, usumba byose ndaririmba ishimwe ry'izina ryawe. Kuko abanzi banjye basubira inyuma, bagasitazwa, bakarimburwa no mu maso hawe. Kuko washiriye urubanza rukwiriye rutunganye, wicaye ku ntebe uca imanza zitabera. Amen. Ndashimisha Uwiteka umutima wanjye wose. Amen. Iyo ushaka uburinzi ku Mana, ujye umenya ko ugomba gushima icyo gukorera. Kuko Imana tubona kuko mu kintu ugomba kumenya Imana yacu ijya yishimira icyo bita amashimwe umwana w'umuntu ajya avuga kubw'imirimo Imana iba yarakoze. None ndagushimisha Uwiteka umutima wanjye wose, ndatekerereza abantu imirimo yawe yose itangaza. Noneho ugatekereza abantu imirimo y'Imana ibitangaje yagukoreye. Kuko ndazi ko nta muntu n'umwe mwino si aba adafite icyo yavuga ati agatangaza iby'Imana yamukoreye, bikaba ibintu by'ibihamya. Kandi burya bene data, icyo ugomba kumenya, ubuhamya bwawe cyangwa se ubuhamya bwanjye cyangwa se ubuhamya bwacu, burya ubuhamya bufasha abantu benshi bakumva ko nawe ibintu waciyemo hari igihe wageze ugasaba Imana ubufasha, Imana ikabikora, bigatuma n'undi wese yumva ko izo mbaraga zihari, akiza ko Imana yacu ikora imirimo ikomeye. Ngo noneho ngusumba byose ndaririmba ishimwe ry'izina ryawe. Reka duhagarare kuri 20 umurongo wa 2. Ndakunze ndakwishimira, usumba byose ndaririmba ishimwe ry'izina ryawe. Ukumva ko mu mibereho yawe niba ushaka ubwo burinzi, ubanza umenye ko Imana nyir'impuhwe n'imbabazi, ya Mana idakiranirwa, ya Mana itagira ingeso mbi. Amen. Ikora iki? Isumba byose. Ukabanza ushaka Imana yacu isumba ibintu byose, icyo wakwiringira icyo aricyo cyose Imana ikiruta. Ngira abantu bari ko barabona ibitangaza biri ko biraba muri no minsi. Mwabonye imiriro yadutse muri za California muri kino cyumweru. Ibintu by'ibitangaza. Urebye ibintu byarimo bibera za Hollywood hariya. Imana yacu igitwihorera avuga ati mwana muntu ndakwihorera, ukatekereza ko mpwanye nawe. Ariko Imana yacu burya ifite gukora ikintu cyose umwanya wacu, umwanya ishakiye ikaba yakora ikintu gikomeye ku mwana w'umuntu. Hadutse umuriro muri Los Angeles kugeza uno munsi n'umuriro utangaje watwitse umujyi ibintu bibazo ku buryo abarebye amavideo hajemo na tornado, ibi tujya tubona by'imiyaga, hajemo tornado y'umuriro mwagiye mubibona. Ariko wumve ko Imana yacu iyo utayihaye ngo wumve ko iri muri byose. Kuko Imana bene data, Imana yacu ntabwo inegurizwa izuba. Urebye ibiganiro byabaye mbere yaho hari umunsi umwe hariya muri Hollywood, hariya za Los Angeles, bari kuvuga iby'Imana bagiranye n'iby'abantu biki. Imana ntibamenye ibira bintu ku bintu, ntibaramenya n'ukuntu byatangiye, n'ibintu byatungaye mu mateka ya Amerika cyangwa se amateka ya California, byabereka iki gitangaza. Ujye ujya mu Mana ufate wumve ko Imana ati ibintu byose. Ibi byose twiringira ng'amafaranga ibiki, ng'abantu bari abantu dufate urugero muri za Hollywood n'abantu afite ngo n'ababilionaire ngo nabaki, ariko bijya n'ibintu uba ufite uno munsi ejo ukaburagiye. Ariko Imana igihe cyose yawe kumwe no mu gihe cyo gupfa kwawe, Imana izari kumwe nawe mu bihe byose, izakurinda aho uzaba uri muri cya gihe kugeza kuri wa munsi. Imana yacu bari kumwe natwe byose. Ubwo mwene data ndakwinginga umenye ko Imana isumba byose, kandi ushima ibihe byose ububasha bw'Imana, wubahe n'izina ryayo. Imana yacu ntabwo ari izina ryo ki, Imana yacu ntabwo iryinegurizwa izuba. Kubaha mwene data,
ndakwinginze muri no biturimo tugeze mu bikomeye yuko imyaka ukirimo iragenda haza haduka ibintu byinshi hakaza byinshi by'uburyo bwinshi kandi bimwe nibigeze umwana w'umuntu kure cyane. Ariko dushima Imana ko ku bantu babaje kumenya nibura gake ku gakiza k'Imana ntabwo bashaka kujya muri iyo nzira, kuko niyo uguye Imana avuze ngo waramenye nzakuramo igisuko ku kiganza cyanjye cy'iburyo, ntabwo uzige urambara ugere hasi. Niyo mpamvu nubwo tujya tunyura muri byinshi cyangwa bimwe biduca intege, aho twaringiye ya Mana twizeye ububasha bwayo, ya Mana ikora imirimo, ya Mana yumva itagigira ingeso mbi y'igitunganye by'umwana w'umuntu, irongera ikatugarura tukongera tukabazima, ni ukuri tugakora ibikomeye. Bene data, ndakwifurije muri kano kanya ko wamenya ko Imana ari ikintu gikomeye. Twubahe izina ry'Imana, twubahe izina ry'Imana, kuko iyo usuzuguye Imana ibintu bikomeye. Hari abantu bamaze kubona ubuhamya bwabyo, ariko wiringire ko nujya mu Mana uzaba ufite imbabazi, uzazihabwa muri byinshi, muri byose, kandi n'uburinzi uzabuhabwa. Icyo nicyo kitopone ariyo magambo make nashaka tukanira kuno munsi mwiza. Yesu umwami wacu ibyo byose, Kristo wadupfiriye ku musaraba w'igorogota tukatwitangira, abaha amahoro n'imigisha mu banyu, mu byanyu, twembi aduhundagazeho ibyo twifuza mu mitima yacu byineza, kuko yatazi iryo sezerano kazaduhariza ibyo imitima yacu yifuza. Nayibonye no mu ijambo rya mbere tubonye mu kanya ko ajya tuba hafi muri ibyo byose. Bifurije amahoro n'imigisha rero, waye tuzongera muri weekend itaha, kuko niwo mwanya uhari dushaka kubona bwa tuganire gato, dusangize iby'umwami wacu Yesu Kristo wera wadupfiye ku musaraba w'igorogota tukatwitangira. Izina rikomeye twahawe dukiriramo Emmanuel, bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Wumve ko ibihe byose nushaka Imana iri kumwe natwe, iri kumwe nawe, iri kumwe nanjye, iri kumwe natwe twese. Tuyiringire muri byose kugira ngo izatugeze aheza. Ko tuzongera next week, Imana bamugisha kadusenge Imana. Mwami Yesu bitarakiza bwirukirwa amahanga, tubifata kano kanya keza dushima izina ryawe mushimishijwe hejuru. Ndagushimiye neza ya n'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe biduhora ibihe byose. Dushimiye ku bw'ijambo ryawe rwose, twibukije gato n'akanya gato dufatanya ngo tujye twibukiranya gusa, ariko tumenye ko Imana igira neza, Imana ikomeye, Imana itagira ingeso mbi, Imana ikora ibitangaza. Kuyambaje se kubana nawe, umuhuriza duhuriza uzadubikomeye, ariko igikomeye kimwe Mwami mwiza, tumenye ko usumba byose. Mwana w'umuntu amara kumenya ko usumba byose, ibyose akabikora muri wowe, byose bizagenda neza bitunganye. Ni mu izina rya Yesu Kristo watwambaye ku musaraba w'igorogota, izina rikomeye twaryo kirizwamo, twambaza ibihe byose. Amen. Amen. Shalom, shalom.